usanga bisanga ndetse n'akakagombera k'abantu ntawo musaba ngo arinda sarara. Icyamuteza imbere ahora yamagana uryamirane mu mirimo ye yitwaza umutimanama yirinde icyamusiga ubuhemu ntabwo yironda ntarondaronda ubu murage bana b'u Rwanda urwo runana rukwira Afurika yacu iyo mpumeko yuzura ituze mu isi yose. Ndabasuhuje bakunzi ba radiyo Ikamba, bakunzi bacu, bakunzi b'ibiganiro tubagezaho. Muri kumwe nanjye Jean Paul Ntagara kuri uyu munsi wa kabiri ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2020. Uyu munsi rero twabateguriye amakuru nk'uko dusanzwe tubibagezaho, amakuru asesenguye, amakuru abagezaho by'umwimerere uko amakuru yaje tukayabagezaho uko nguko, ntacyo duhinduyemo nta n'icyo twongeyemo. Reka rero mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri hose. Suhuza abanyarwanda aho bari hose, aho baherereye mu mpera z'isi, kandi mbashimire ko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo Ikamba. Nkaba rero mbifurije ibihe byiza, nkaba nsuhuza abanyarwanda bari mu Rwanda n'abandi aho baherereye hose mu bice by'isi bitandukanye. Uyu munsi rero nabateguriye amakuru arambuye. Ingingo ya mbere tuza kuganiraho ni ingingo irebana na centrale nucléaire cyangwa se energie atomique irimo igiye kubakwa mu Rwanda, ikazaba iturutse mu Burusiya izanywe na Rosatom, ikigo cy'Abarusiya gishinzwe gukwirakwiza ibya energie atomique cyangwa se za centrale nucléaire zitanga amashanyarazi, zikoreshwa mu buryo butandukanye mu by'ubuhinzi, ubuganga n'ibindi. Turaza rero kubiganiraho turebe ese iyo sosiyete iteye ite, ese u Rwanda ruzungukiramo iki, ese ruzahomberamo iki. Turaza kandi gusubiza amaso inyuma ku mushinga wa Kivuwat. Uwo mushinga ukaba ari umushinga mu by'ukuri utagereranya n'uyu wa Rosatom, kuko mu byerekeranye na energie ni umushinga abanyarwanda bari bategerejeho amashanyarazi igihe kirekire. Turasubiza rero amaso inyuma kuva mu mwaka w'2010 uwo mushinga uvugwa kugeza uyu munsi, ese wamara iki abanyarwanda, ese kubera iki noneho hadutse iyi mishinga yindi ije umuntu yavuga ko ije kuyisimbura. Turaza kandi kurebera hamwe ikihishe inyuma y'uyu mushinga wa Rosatom, ikigo cy'Abarusiya gishinzwe gukwirakwiza ingufu za energie atomique, ingufu zikoresha ubuhanga buhanitse, ingufu zikoresha ubushobozi buhanitse mu kugira ngo hakwirakwizwe izo ngufu nyine. Turaza rero kurebera hamwe aho izo energie zakoreshejwe n'ingaruka byagize. Tuze no kurebera hamwe icyo bizageraho ingaruka ku banyarwanda. Iyo mu by'ukuri niyo ngingo yacu nyamukuru turi buganireho uyu munsi. Ndi bubaganirize nkaza kwifashisha ibinyamakuru bitandukanye, nkifashisha imbuga zitandukanye, nkifashisha amasezerano u Rwanda rwagiye rugirana n'Uburusiya
u Rwanda kandi nkaza kwifashisha nanone itora ry'abadepite b'u Rwanda bemera uyu mushinga, aho abadepite 76 batoye bemera uyu mushinga wo gukwirakwiza cyangwa se kubaka iki kigo mu Rwanda. Mu by'ukuri kikaba ari ikigo abanyarwanda batari basobanukirwa neza, kubera yuko n'ababivuga n'iyo bavuze uwo mushinga wasinywe ntibawusobanura neza ngo bawusobanurire abanyarwanda babe koko bazi icyo bagiye kwakira, icyo babapfunyikiye muri izo mpapuro ziba zirimo gusinywa. Turaza kandi kugaruka ku karengane kari mu Rwanda, aho abanyarwanda bakomeje gukubitwa bagahohoterwa, aho akumiro kabaye kaho noneho umuntu asigaye ajya kwivuza abaganga nabo bakamukubita. Iryo ni ishyano, ko ni akaga, aho umuntu ahohoterwa agakubitwa n'abayobozi, yagera kwa muganga naho bakamuhata inkoni. Turaza kubiganiraho dushingiye ku rugero rwa mwana w'umukobwa wakubiswe akangizwa imyanya ye y'umubiri, iwabo mu bushobozi buke bakamusindagiza bakamugeza kwa muganga, abaganga nabo bagatangira kumuteragura imigeri, nyamara abakoze urwo rugomo bakaza gufungurwa, ubu bakaba bidegembya. Turaza kandi kuganira ku kibazo gikomeje kuba mu Rwanda, cy'aho abanyarwanda, ingo zo mu Rwanda zikomeje gusenyuka. Izo ngo zikaba zirimo zisenyuka nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru cya leta Igihe atumenyesha ko mu mwaka wa 2018 za gatanya zasinywe cyangwa se gusinya gutandukana kw'abanyarwanda, ingo zasenyutse ni 1300, mu gihe mu mwaka wa 2019 ari ingo hafi 9,000. Reka nsubiremo imibare kugira ngo mubyumve. Mu mwaka wa 2018 ingo 1300 zahawe gatanya. Mu mwaka wa 2019 mu mwaka umwe gusa ingo 8,941 zahawe gatanya. Ubwo izo ni izagiye mu rukiko bakaburana, bakamara igihe kinini baburana kugeza aho urukiko rwemeye ubutane bwabo. Noneho muze gutekereza izindi ngo babandi batirirwa bajya mu rukiko, barwana bugacya batandukanye, umugore yafashe utwangushye akagenda. Dore ko mu Rwanda hahukana abagore gusa, abagabo bakaba batahukana. Mu magambo makeya rero nibyo tuza kuganiraho, turaza kubiganira mu buryo burambuye. Reka mbazamurira akaririmbo, noneho ngaruke mu kanya mbagezaho iby'ayo makuru ku buryo burambuye. Muri kumwe rero nanjye Ntagara Jean Paul ubagezaho iki kiganiro nabateguriye, nkaza kwifashisha nkuko nabwiye imbuga zitandukanye, kandi nkifashisha n'amakuru nagiye mpabwa n'abanyarwanda bari mu Rwanda basaba bati nyabuneka mutuvugire kuri radiyo Ikamba, mutubere ijwi kuko twebwe tutabasha kwivugira. Murakoze rero, naho mu kanya. Hafi mw'irembo bishwe n'isari.
nanjye Jean Paul reka nkomeze rero nze dusesengurire hamwe iby'izi nkuru maze kubagezaho muri kano kanya, ariko kandi nk'uko nabibasezeranyije, nk'uko kandi abanyarwanda benshi bakomeje kubinsaba, nzajya ngaruka gatoya mbere yo kurangiza ikiganiro cyanjye, ikiganiro mbagezaho buri wa kabiri, ikiganiro nzajya mbagezaho, ndaza kugaruka kuri opposition n'imikorere yayo n'uburyo mbona ko opposition kuzigaranzura Kagame bikiri kure nk'ukwezi. Ndaza rero kuvugaho gatoya ku byerekeranye n'urubanza ruregwamo abasirikare 25 ba RNC na P5 bafatiwe mu mashyamba ya Kongo mu gihugu cy'u Rwanda. Ndaza kubigarukaho mu magambo makeya kubera ko ibyinshi murabyikurikiranira, ariko turaza gufatanya ku busesenguzi bwabyo. Reka rero ntangirire ku ngingo ya mbere. Ingingo ya mbere ni iyi mishinga y'abaringa ikomeje kugaragara mu gihugu cyacu. Banyarwanda, banyarwandakazi, umushinga wa energy atomique cyangwa se centrale nucléaire ukaba ari umushinga wamaze kwemezwa n'abadepite ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2020. Mu by'ukuri ariko bikaba byarukurangiza umuhango, kuko uwo mushinga ubundi wari waramaze kwemezwa mu mwaka w'2019 ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10, aho Perezida Kagame ari kumwe na minisitiri be Nyamvumba, Kabarebe basinye ayo masezerano. Bakaba barasinye amasezerano y'ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Uburusiya mu kuzabafurunisa cyangwa se mu kuzabashyikiriza izo energy nucléaire. Mu by'ukuri ayo masezerano akaba yarakorewe ahitwa Sochi mu Burusiya nyine. U Rwanda rero rukaba, abadepite bakaba bararangije umuhango, nubwo bavuga ko habayeho impaka zitandukanye ngo zo kugira ngo uwo mushinga wemezwe. Mu by'ukuri byari nko kurangiza umuhango, kuko abadepite 76 barawemeje, 2 bonyine aribo Frank Habineza ndetse na mugenzi we Jean Claude nibo bavuze ko uwo mushinga batawemera. Ariko nabo mu by'ukuri bikaba byarukwigiza nkana, kuko babizi neza yuko ntabwo Perezida Kagame yaba yamaze gusinya accord bilateral ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Uburusiya ko bazaba bubakira icyo kigo gitanga energy atomique, hanyuma ngo abadepite baze kubivuguruza. Ibyo ngibyo nabo barabizi, abo babiri bigizaga nkana kwari kugira ngo nyine, kandi ntekereza ko ari nako bimeze, kugira ngo berekane ko mu Rwanda hari Parti Vert cyangwa se ishyaka riharanira kurengera ibidukikije ryamaganye ayo masezerano, rikamagana iyubakwa ry'icyo kigo. Ariko mu by'ukuri ntacyo byari gutanga. Bakaba baratangaga impamvu zitandukanye, bavuga ko icyo kigo gishobora kuzangiza byinshi, bagatanga ingero z'aho mu 1986 ikigo muri Ukraine habaye impanuka yo bita Chernobyl disaster, murayibuka neza. Bakavuga neza nanone ko habaho uburyo bwo gucunga cyangwa se kubika amadeshe cyangwa imyanda ituruka kuri izo ngufu ko bigoye, cyane cyane ku gihugu nk'u Rwanda gikennye, kandi bikaba ari imishinga mu by'ukuri ishaje ituruka muri bya bihugu by'Abarusiya, abantu batagikoresha cyane kubera uburemere n'ingufu. Aba ecologist cyangwa se abantu bashyigikiye iyubahirizwa
ryo kurinda ibidukikije bakomeje kugaragaza mu kurwanya imishinga nk'iyo ngiyo. Akaba rero ba Frank Habineza baragerageje ariko ntibigire icyo bitanga. Iyo sosiyete Rosatom ni sosiyete y'Abarusiya, mbese ni nka sosiyete umuntu yavuga ko ishingiye kuri leta, ni ikigo cya leta mu by'ukuri, nk'uko wavuga Wasam kera cyangwa se Electrogaz, ni ibigo bya leta. Ikaba ari sosiyete y'Abarusiya yashyizweho mu mwaka w'ibihumbi 2007, igashyirwaho nyine kugira ngo ijye ifasha leta kwigira inama, gukora imishinga nk'iyo ngiyo mu bihugu bitandukanye ndetse no mu Burusiya, kugira ngo bafashe igihugu cyabo kongera ubushobozi bwa energy atomique. Bakaba ari umushinga, akaba ari ikigo umuntu yavuga ko gifite, bavuga ko ari ikigo kitagamije inyungu mu Burusiya, kandi kikaba gifite kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2017 cyari gifite ubushobozi cyangwa se kapitali ingana na miliyari 300 z'amadolari. Koko mwumva ko ari ikigo gikomeye cyane, ari ikigo cy'Abarusiya. Mu masezerano rero cyagiranye n'u Rwanda ni ukutwubakira centrale nucléaire, icyo kigo gitanga izo ngufu kizatanga megawati 10 gusa. Ndaza kubigarukaho ninza kugera kuri megawati umushinga wa Kivuwati wateganyaga kugeraho, ubu ngubu ukiri mu nzira. Ndaza kubigereranya maze tuze kureba inyungu abanyarwanda bategereje muri uyu mushinga, n'impamvu abanyarwanda cyangwa se inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yemeye gusinya uyu mushinga, nubwo navuze ko abadepite kwa rukuzuza umuhango badashobora kuvuguruza Kagame, nk'uko nagaragaje ko amasezerano n'ubundi yasinywe mbere y'uko abadepite bemeza n'uyu mushinga. Akaba rero mu by'ukuri nta kindi bari gukora usibye kubiha umugisha. Tugarutse inyuma gatoya, iyi sosiyete ya Rosatom izazana izi ngufu, reka tugende tureba mu ngaruka cyangwa se mu byo izi ngufu umuntu yavuga ko impanuka zikunda kubaho. Ndaza gutanga ingero z'impanuka 3 zabayeho mu mateka y'ibi bigo. Urugero rwa mbere ni mu 1979 muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, habayeho impanuka ya 3 Mile Island accident. Icyo gihe uruganda rutunganya izi ngufu rukaba rwarahuye n'ibibazo kugeza kuri kilometero 80 ubuzima bugahagarara. Mu 1986 Chernobyl, nigeze kuhavuga Chernobyl disaster, ni muri Ukraine, habaye impanuka naho kugeza kuri kilometero 30 ubuzima burahagarara. Iyo mvuga ngo ubuzima burahagarara, abaturage bahatuye bose barimuka, amavuriro, amashuri, amasosiyete hacururizaga byose birafunga, kugira ngo habeho icyo bita decontamination. Decontamination ni ugukuramo ubumara buba bwagiye aho hantu. Twibukiranye yuko iyo ibi bintu bituritse biba bikoresha amazi, biba bikoresha ibintu byinshi, byinjira no mu butaka. Iyo bavuga decontamination ntabwo bifata umunsi umwe cyangwa iminsi 2. Reka mbaye nk'urugero, muri Ukraine ahangaha byasabye imyaka 20 kugira ngo bakore iyo decontamination. Mu bantu bapfuye ako kanya hahise hapfa abantu 28, ariko twibukiranye neza yuko aba bantu baba bapfuye ntabwo ari bo bonyine, kuko muri iyi myaka 20 yose baba bakora decontamination haba harimo izindi ngaruka nyinshi cyane. Haba harimo ingaruka z'uko ababyeyi bose bahumetse iyo myuka, urwo ruganda ruturika, abenshi babyara abana batuzuye, abakuze
abajene cyane cyane kugera ku myaka 15, abana bato kugera ku myaka 15 bakagira ibibazo by'urutirigongo colonne vertebrale, hakabaho za kanseri. Hari ingaruka nyinshi cyane iyo impanuka y'izi nganda zibayeho, kandi twibukiranye neza yuko impanuka y'uru ruganda nta hantu na hamwe wavuga ko ari risque zero, nta hantu na hamwe mu mishinga yayo muri etude de projet y'imishinga berekana ko nta ngaruka zishobora kuzabaho, kubera ndaza kubigarukaho nyuma, kubera uburyo iyi mishinga iba iteye. Urugero rwa gatatu ni Fukushima nuclear disaster. Muribuka mu 2011 igihe habagaho umutingito, ingorane zabayeho, ibyo bikaba abantu bakaba barimuwe kugeza kuri kilometero 20. Ibi kandi bijyanirana n'amafaranga. Hariya muri Ukraine byatwaye miliyari 68 z'amadolari kugira ngo habeho decontamination, kwimura abantu, kongera kubatuza, kubavuza, gutanga indishyi, miliyari 68 z'amadolari. Iyi ya Fukushima barateganya, kuko urumva bo decontamination cyangwa se gukuramo ubwo bumara, ubwo burozi bizafata hagati y'imyaka 30 na 40, nta buzima buri aho kuri kilometero 20. Hariya byafashe imyaka 20 nta buzima buri aho ngaho muri Chernobyl muri Ukraine kugira ngo bakuremo ubwo burozi. Ibi bya Fukushima bikazatwara miliyari 187 kugira ngo babashe gukuramo ubwo burozi, kugira ngo babashe kujya guhamba amadeshe yose cyangwa se imyanda yakuruwe n'ubwo burozi bwaturitse. Ingorane rero zikunda murumva accident zagiye ziba mu bihugu bikomeye, muri Amerika, muri Ukraine. Aha ni ahantu basanzwe babikora, ni ibihugu byo muri hafi n'Uburusiya nyine, hariya hazava n'abariya bazaza kubitwubakira. Aha ngaba ba Fukushima mu Buyapani ni abantu bateye imbere mu buryo bwa navuga bw'ikoranabuhanga. Deshe rero cyangwa se ingaruka zabyo zikaba zarabagiye zibageraho, ingaruka zo gusenyuka kw'izo nganda zikaba zaragiye zibageraho zititaye ko ari ibyo bihugu bikomeye. Muze kwibuka ko u Rwanda rwacu tutari twagira n'uruganda ubwarwo rwikorera igikwasi, akaba ari ibintu byose tubikura hanze. Mu ngorane rero zikunda kubaho, usibye nyine uko guturika no kwangirika, hari kutabona aho amadeshe cyangwa se imyanda ituruka muri urwo ruganda bayishyira. Bikaba bitwara amafaranga menshi cyane kugira ngo izo deshe zibone aho zishyirwa. Ikindi cya kabiri ni uko izo nganda, izo accident zose ntiziteguza. Nk'uru nguru rwa Fukushima mwumvise ko rwatewe n'umutingito. Icyo ni ikiza. Ikiza ntawe ugiteguza. Ushobora kubyuka mu gitondo ikiza kikaza, uruganda rugaturika, imashini zigahagarara, ubwo accident ikaba irabaye. Ikindi cya kabiri gitera impanuka, gituma abantu bavuga ko impanuka z'izi nganda nta ujya avuga ko zidashobora kubaho, nuko abajura bashobora kuza kwiba ibikoresho bakangiza, ubumenyi buke bw'abakozi bashobora kuturuna n'abamashini. Ikindi nuko byanze bikunze ugomba gukora uko ushoboye kose ukirinda atake za misile cyangwa se intambara hafi y'aho urwo ruganda ruba. Aha mu Rwanda rero akarere ruherereyemo, twibukiranye ko ari akarere kari muri zone ya risque y'intambara, igihe isaha iyo ari yo yose intambara ishobora kuvuka. Uru ruganda rero mu gihe rwaba rushinzwe, rwubatswe mu Rwanda, rwaba rufite risque zose navuze haruguru zishobora gutuma isaha iyo ari yo yose rushobora guhura n'ibibazo nk'urwo izi nganda zindi zahuye nazo. Nkaba rero nibaza nkavuga nti, mwabonye kilometero na kilometero bifata kugira ngo abantu babe bimuwe, babe bavuye aho bari bari, kugira ngo babashe gukuramo iyo myanda. U Rwanda nk'igihugu, mwibuke ko wenda nk'ibi bihugu biba ari ibihugu binini cyane, mu bindi bihugu bakagenda bagafata uru ruganda bakaruhamba nko mu butayu, ahantu kure hategereye abaturage.
kugira ngo ingaruka nizizaba zizagere ku bintu cyangwa se ku bantu bakeya. Ariko mu Rwanda n'ubucucike bw'Abanyarwanda n'aho dutuye, ibaze urwo ruganda ruturitse, tuvuga aho bazarwubaka aho ariho hose, ntibizabura guhitana abaturage benshi, kandi noneho kuri izi kilometero 20, 30 bitewe n'uburemere bw'urwo ruganda, akaba nta kintu kizongera kuhakorerwa mu myaka 20 cyangwa 40. Sinzi rero niba Abanyarwanda barakoze etide imeze ite cyangwa se iyigamushinga rimeze rite kugira ngo babashe kumvisha Abanyarwanda ko uyu mushinga uzazana gusa megawati 10 uzagirira Abanyarwanda akamaro. Ibyo ni ibintu abantu dukwiriye kwibaza, ni ibintu dukwiriye gutekerezaho, ni ibintu Abanyarwanda bakwiriye kumenya, cyane cyane ko abazana iyi mishinga batajya basobanurira Abanyarwanda. Ubu ngubu wumva abadepite bavuga bati twemeje umushinga, twawusinye akoro bilaterali hagati y'u Rwanda n'Uburusiya, Abarusiya batwemereye ibi, ariko ntibajya bababwira izi ngaruka, ntibajya bababwira agaciro k'umushinga, ntibajya banababwira ko igihe haba habaye izi ngaruka, niba bawemeye nk'abadepite, Abanyarwanda bazagomba kuzirengera, ngo babasobanurire bati mumenye ko impanuka ejo n'ejo mu gitondo yaba. Ni nk'uko wabyuka mu gitondo utwaye imodoka, niko iyi mishinga zikoresha za reacteur do cyangwa se za uranium zikora mu buryo bwa fusion, ku buryo igihe icyo ari cyo cyose mu cyumba aho bategurira izo za energy haba haturuna, haba hakora, ku buryo isaha iyo ari yo yose iki kintu gishobora guturika. Abanyarwanda bagasobanurirwa yuko ingaruka zabaho bazazirengera, n'inyungu baba bafite mu kugira ngo bemere kwirengera izo ngaruka. Izi megawati 10 ni ukuvuga ngo bazazikoresha mu buhinzi. Ibi ngibi ahantu henshi byagiye bikora byagiye bihomba, kubera yuko wasangaga abantu bakoresheje izi ngufu cyangwa se ibituruka muri izi ngufu bakora ibintu by'ubuhinzi. Akenshi usanga abantu bariye ibiryo bituruka muri ubwo buhinzi bararwaye za kanseri n'izindi ndwara nyinshi. Ibi rero ibihugu byinshi bikaba birimo kubyirinda, ahubwo Abarusiya bakaba bagenda babitereka, ibigo bakagenda babitereka mu bihugu by'abanyagitugu nyine, nabo baba batitaye ku baturage, ahubwo baba bitaye ku nyungu baba bafitanye n'abayobozi b'ibyo bihugu. Ku buryo rero abaturage bamenye kandi bakaba bafite n'uburenganzira bwo kwanga iyi mishinga. Nta munyagihugu, nta muturage wakwemera imishinga nk'iyi ngiyi. Bakaba rero bavuga ko aba Barusiya bavuga ko bafite specialite cyangwa se ubuhanga mu bintu no gukora gushakisha za hydrocarbure, ndavuga nka za nyiramugengeri, ndetse no gushaka nyine za energy hakoreshejwe amazi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu mushinga rero ikintu cyiza umuntu yawuvugaho wenda n'Abanyarwanda, cyangwa se numvise Ambasaderi Gatete avuga, ni uko kugira ngo ubyare izi energy hakoreshwa karibira nkeya, hakoreshwa ibikomoka kuri peteroli bikeya, kugira ngo izo mashini ziturune zikore zibashe gutanga izi megawati bavuga bateganya. Ibyo nicyo kintu gito umuntu yavuga, naho ibindi byose ni igihombo n'ibibazo, utageretseho na za miliyari ntibajya bazivuga uyu mushinga uzatwara. Navuze rero yuko ndi busubize amaso inyuma gatoya kugira ngo twibukiranye umushinga nk'uyu nanone wa Kivu Wati. Uyu mushinga nigeze kujya Bwana Ngarambe agikora ibiganiro kuri radiyo Itahuka akiba muri RNC, yigeze kuvugaho, ndawukurikirana nkurikirana ibyawo, kugeza n'uyu munsi kuri iyi tariki ibintu batanga, imibare batanga ni imihimbano. Ni nako ntekereza ko n'ibi ngibi bya Rosatom yo mu Barusiya
na za energy atomique nabyo ariko bizagenda. Uyu mushinga wa Kivu Watt ni umushinga wari ugamije gukura gaz methane mu kiyaga cya Kivu. Bavuga ko harimo kilowati 60. Ubwo nyine ni kilo kibe, ntabwo ari kilowati, ni kilo kibe, uvuga volume, ubunini cyangwa se ubwinshi bwa gaz methane iri mu kiyaga cya Kivu bukaba ari 60. Ubishyize muri kilowati byaba ari byinshi cyane, byaba ari hafi 60 cyangwa se miliyoni 60, I think. Ibyo rero izo energy hakaba harimo kandi na gaz carbonique. Ibyo baramutse batabikuye mu kiyaga cya Kivu bikazaba byateza impanuka yo kuba habaho nk'iturika ry'izo gazi, zikaba zakwangiza ibintu byinshi haba muri icyo kiyaga ndetse n'abaturiye ikiyaga cya Kivu. Bakaba rero Jeune Afrique mu mwaka w'2014 yatubwiraga yuko hamaze gukurwamo megawati 2 ndetse ko bateganya mu cyiciro cya mbere megawati 25, noneho mu mwaka w'2015 mu mwaka w'2019 bishyira 2020 bakaza bageze ku kigero cya megawati 100 zijya kungana cyangwa se zikubye, ntabwo zikubye, zijya kungana na megawati ubu abanyarwanda bari barimo bakoresha icyo gihe mu mwaka w'2014 arizo 115, zingana na 18% by'abanyarwanda bari bafite umuriro w'amashanyarazi. Ubwo rero bakaba bavuga ko mu mwaka w'2020 abanyarwanda hafi 80% bazaba bafite umuriro bakura muri izo ngufu. Ufashe nyine izo 115 ukongeraho izo 200 izo 100 zizaturuka mu Kivu, ndetse n'izindi zigenda z'ingomero z'amazi bazagenda bakoresha, ko bizaba abanyarwanda 80% mu mwaka w'2020 bazaba bihagije ku muriro. Ndizera ko nahoze mvuga ko imishinga yabo ari ibinyoma gusa. Ndizera ko ubu ngubu n'uwajya kureba ahubwo yasanga niyo 18% y'abanyarwanda bafite umuriro ntabahari, kubera yuko uko abanyarwanda baganaga mu mwaka w'2014 bariyongereye, ibikorwa byinshi byariyongereye bishobora gutuma bisaba umuriro, ku buryo rero n'izi megawati 100 ntazabonetse ngo byibura umuntu avuga ati n'izi megawati 100 zarabonetse. Aba expert ba BAD bagaragazaga yuko mu mwaka w'2010 aribwo umushinga watangiye, kugeza mu mwaka w'2012 hazabaho indi evaluation, noneho mu mwaka w'2016 umushinga ukaba warangiye. Baza kongera nyine iyo bigeze hagati barongera bagakora izindi etide, bakagenda biga bakareba aho umushinga ugeze. U Rwanda bwa mbere rwaravuze ruti twabonye 2 z'ibanze zirahari ubu ndetse zirimo ziranacanira abantu. Hanyuma bavuga ko bazabona mu mwaka w'2015 megawati 25, noneho mu mwaka w'2020 izindi zisigaye 75 zikaboneka. Ibyo rero nta byabayeho, kubera ko mu mwaka w'2015 New Times yavuze ko ifite source nazo zidavuye muri leta z'abantu yizeye, kandi twibuke ko New Times ni ikinyamakuru cya leta. Ivuga yuko ngo megawati 22 zarabonetse, ngo ugereranyije na megawati 25 zagombaga kuboneka. None nkibaza nti niba barabonye megawati 22, twibukiranye ko hariya ziriya
energy atomique bagiye kuzana zizatanga megawati 10. N'ingaruka nyinshi twabonye hari haruguru. Niba barabonye izi megawati mu mwaka wa 2015 22 nk'uko babivuga, ntabwo byagombye kubaka za energy atomique, nubwo bavuga ngo bazabyifashisha mu buhinzi, ngo ubuvuzi n'ibiki, ariko icy'ingenzi bashyira imbere, kuko ibyo by'ubuhinzi n'ubuvuzi nta na kimwe berekana bazakora, ngo basobanure bati mu buhinzi tuzakora ibi, mu buvuzi tuzakora ibi. Ikintu baratubwira bati amashanyarazi azavamo ni megawati 10 zonyine. Ibyo rero nibyo dushingiraho tuvuga yuko uyu mushinga ari baringa ari umushinga mu by'ukuri ugamije kujijisha abanyarwanda, ukaba ari umushinga nk'uko n'ubundi, nubwo iyi Rosatom iba yasinye amasezerano, ariko murabizi ko iza igahita iha subcontract cyangwa se sous-contrat ibigo by'ubwubatsi bya sosiyete za RPF cyangwa se za Tristar, arizo sosiyete ziba zirimo za Fair Construction, zirimo amasosiyete yose yihariye amasoko muri kiriya gihugu. Nk'uko ubona uyu mushinga wa Kivu Watt Fair Construction ariyo yagize subcontract na Contour Global America, ariyo yubakaga inyubako muri Kivu, mu kiyaga cya Kivu. Ibyo byose ukabona yuko ni ukuvuga ngo bo bumvikana amafaranga, ariko bazi neza yuko bazaza bagakuramo ayabo, hanyuma n'amasosiyete ya RPF akaboneraho agakora subcontract. Ibyo rero ni ubujura nyine. Ni naho abantu benshi bakunda kuvuga ko ibifi binini mu Rwanda bidafatwa, ahubwo udufi dutoya abantu aba executive, aba agronome baba bakiriye nka ruswa y'ibihumbi 2,000, abo nibo bafungwa. Ariko mperutse kumva ko ngo hari n'aho abayobozi cyangwa se abakozi b'akarere birukanka gukora ngo ko laptop ngo na printer cyangwa se imprimante kiriya gikora photocopy ngo yabuze, ngo umunyamabanga nshingwabikorwa akayivunjiriramo laptop azakoresha mu kazi aho ngaho, hanyuma nayo kandi ikaza kuboneka, hanyuma bakabafunga abandi bakabirukana. Ibyo iyo ugiye muri iyi mishinga ya RPF irya amamiliyari n'amamiliyari ava mu misoro y'abanyarwanda, ntibashobora kubivuga, ahubwo bakomeza gukanyaga cyangwa se gukamura nk'uko Kagame yigeze kubivuga abanyarwanda, abandi bakabaterera ku munigo bababeshyera cyangwa se babakuramo iryo jana cyangwa icyo gihumbi baba batwaye. Nyamara FPR, byumvikane neza, simvuze yuko watwaye igihumbi atakwiriye kubibazwa, ariko urebye imbaraga babishyiramo ntabwo arizo bashyiramo mu gukurikirana iyi mishinga ya baringa, mu gukurikirana ubu bujura buba burimo gukorerwa muri za minisiteri no mu bigo bya leta bikomeye. Noneho muribuka neza yuko ibigo bya leta byinshi byamaze guhabwa cyangwa se gushyirwa mu maboko ya Perezida Kagame, kubera yuko ubu ngubu abadepite biyambuye ubwo bubasha babushyira mu maboko ya Perezida Kagame. Muribuka ko ari nawe ushyiraho abayobozi b'umujyi wa Kigali, bivuga yuko igihugu cyose uyu munsi kiri mu maboko ya Perezida Kagame. Icyo ashatse nicyo gikorwa. Ni ukuvuga ko ntawe ushobora kumuvuguruza, haba mu bukungu, haba mu gisirikare, haba mu mibereho myiza. Ni expert dans tout, mu bintu byose. Uyu mushinga rero nk'uko nigeze gutangaho reference ku kiganiro cya Ngarambe yajyaga cyita ibifuro mu mishinga ya leta y'agatsiko, nayo uyu mushinga ukaba nawo uri muri urwo rwego, umushinga wo kubaka centrale nucléaire mu Rwanda. Reka ngaruke rero ku cyihishe inyuma. Mwageze gukurikirana amakuru avuga ko u Rwanda rwahawe systeme ya bouclier électronique antimissile sol air. Iyo ni bouclier Abarusiya bahaye abanyarwanda, mu gihe u Rwanda mu mwaka
amasezerano yabaye ku itariki 3, abashobora kujya kureba bashobora kujya kubireba ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu 2018, mu gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga yahuraga na minisitiri Louise Mushikiwabo, hari kumwe na Nyamvumba na Kabarebe, nyine bakagirana amasezerano y'ubufatanye mu buryo bw'ubwirinzi mu kirere. Abarusiya bakabaha iyo sisiteme yabo. Muribuka ko ari igihe u Rwanda rwarebanaga ingwe n'ibihugu baturanye, cyane cyane igihugu cya Uganda, aho bavuga ko Uganda yari ifite sisiteme cyangwa se yari ifite indege kabuhariwe u Rwanda rutari rufite, ku buryo yashoboraga kuba indege yahaguruka Entebbe mu gihe kiri no mu kirere cya Uganda, ikaba yakohereza misile i Kigali. Ibyo rero byateye ubwoba bukomeye Kagame, ajya kwiyambaza Abarusiya. Mu by'ukuri Abarusiya yari yarateye umugongo, yarayobotse mu bihugu by'i Burayi ariko bitarimo Abarusiya, ayoboka Ubwongereza, Ubufaransa, ibihugu bisanzwe bifitanye amakimbirane n'igihugu cy'Uburusiya, kuko Uburusiya bubishinja gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero Kagame abonye ashobewe, ajya kwiyambaza Abarusiya. Abarusiya bamwemerera iyo sisiteme ndetse baranayimuha, ariko banamwemera ko bazamutoreza abasirikare, ariko nawe bagira ibyo bamusaba. Cya mbere rero ni ukugira ngo babashe kugurisha cyangwa se gushinga biriya bigo byabo bagenda banyanyagiza mu bihugu biyoborwa mu by'ukuri mu buryo bwa cyami, ibihugu bya Maroc, ibihugu bya Ukraine, ibihugu bitajya bibamo demokarasi, u Rwanda, aho hose, aho bagenda muri Sudani y'Epfo, aho hose bagenda babinyanyagiza, babyubaka, ariko mu by'ukuri bikaba bifitiye akamaro abayobozi cyangwa se abategetsi b'ibyo bihugu kurenza uko bifitiye akamaro abenegihugu baba bakora muri ibyo bigo cyangwa se babitegerejeho inyungu, cyane cyane ko n'abakora muri ibyo bigo byanze bikunze bibaviramo ingaruka mu myanya y'ubuhumekero bwabo, kubera ibyo byuka baba barimo guhumeka bikaba bisohora ibyuka bibi by'uburozi byangiza abantu. U Rwanda rero rumaze guhabwa iyo sisiteme antimisile y'ubwirinzi bwo mu kirere, rwasabwe n'Abarusiya ko nabo bazabemerera bakahashyira icyo kigo cyabo. Mu by'ukuri bagiye kugishyira, kiriya kigo bakaba bagishyize ahantu hari strategique, kubera yuko nibagitereka mu Rwanda bazaba bagize amahirwe yo gukontorora ibintu byose, yaba murabizi ko Burundi ho bakoranaga nabo, noneho bakaba bagiye gukorana kureba ibindi, aho Abanyaburayi bagenzi babo bari barabatanze ku masoko ya za zahabu n'andi mabuye y'agaciro aturuka nko muri Congo, nabo bakaba bagiye gushyirayo akaboko kabo. Murabizi neza abadukurikirana kuri radiyo Ikamba ko hari intambara ubu muri iyi minsi y'aho Afurika irimo kurwanirwa n'ibihugu byinshi by'ibihangange ku isi, kugira ngo bibashe kwigarurira cyangwa se kugira ijambo muri Afurika. Twavuga nk'Ubushinwa burimo busohora amafaranga menshi buyamena mu bihugu bitandukanye kugira ngo bubashe kugerayo akaboko, burebe ko bwasunika Amerika. Mu gihe Amerika ya Trump ubu ngubu yafashe sisiteme yo kwirwanaho no kuguma mu gihugu cyayo imbere, ntirebe ingufu yashyiraga mu bubanyi n'amahanga no guhoza ijisho ku bihugu ziragabanuka. Ubwo rero niho Abashinwa, Abarusiya, Abafaransa n'Abongereza babyuye umutwe, bazuye umutwe, nabo bakaba barimo guhanganira muri Afurika kugira ngo barebe ko bahagira ijambo. Muri urwo rwego rero Perezida Kagame nawe ukunda guprofitira mu nyungu nk'izo ngizo aba yahabonye aho hantu, akahatera ijanja, akajya gusaba ati nimumpe iyi sisiteme bouclier électronique antimissile sol air izajya ifasha kwirinda igihe
abanzi bacu baduteye. Ubwo rero nkaba namubwira nti bonne chance, kandi amenye neza yuko iyo abantu baguhaye cyangwa se ibihugu nka biriya biguhaye ibintu nk'ibyo, muba mugiranye igihango. Ni nk'uko usinyanye na shitani nyine, nuko nawe ariyo, igihe cyose nawe bazagira ibyo bamusaba gukora. Amenye neza rero yuko bariya atari abanyarwanda yifatiye, igihe cyose azananirwa kubahiriza ibyo bamusabye bizamugeraho ingaruka kandi zitari nziza. Ngayo nguko ikigo cya Rosatom cy'Abarusiya cyagiranye amasezerano n'u Rwanda mu kububakira iyi systeme cyangwa se mu kububakira uru ruganda. U Rwanda rukabyemera rwirengagije inyungu abanyarwanda bazabibonamo, rukirengagiza igihombo abanyarwanda bazabibonamo ari nacyo kinini, inyungu bavuga ikaba ari ntoya, bakaba badashobora kutwereka ese bazashoramo amafaranga angahe, ese bazungukira hehe. Ibyo byose mu mushinga wabo ntabwo bigeze babyereka abanyarwanda, usibye kuvuga gusa ngo twagiranye amasezerano ngo bazaduha ngo systeme ya radiator, iyi ngiyi nyine ikoresha za systeme atomique, za energie atomique, aho gutwika za uranium igakiriya za fusion, kugira ngo haboneke amashanyarazi n'ibindi bizifashishwa mu buvuzi n'ubuhinzi. N'ibyo naho bagarukira, ariko mu by'ukuri bagombye kugera kure bagasobanurira abanyarwanda ibyiza by'uyu mushinga n'ibibi biwurimo. Ubutaha tuzagaruka ku yindi mishinga, tuzajya tugenda tubagezaho ku yindi mishinga abanyarwanda bitwa ko ngo bahabwa, ikaba ibafitiye akamaro, ndetse imishinga igakorerwa za publicité cyangwa iyamamazwa. Nk'uyu mushinga wa Kivuwat nta hantu ntamwe utawusanga, burande zose uzisanga mu binyamakuru bikomeye za Jeune Afrique, hose baba baratanze amafaranga bawamamaza. U Rwanda nk'igihugu cyateye imbere kigiye kubyaza umusaruro icyari ikibazo, kigiye guhinduka igisubizo. Ariko wajya gushaka igisubizo, wajya gushaka igihe uko bagenda bagura imishinga, uko bagenda bavugurura, ugasanga reka da, ibyo basezeranye ko bizagerwaho ntabyo batanze. Simpamya neza ariko n'izi 22 mu 2015 igihe cyavuze ko zabonetse, simpamya neza ko nazo zihari, kuko iyo ziboneka ntabwo bari kujya kwinginga Abarusiya, cyangwa se ngo Abarusiya bemere. Nuko nyine nerekanye ko inyungu z'Abarusiya ziri mu kubaha, cyangwa se inyungu za Kagame ziri kumuha iriya systeme anti-missile izamufasha kwirinda abanzi be, baba abo Bagande cyangwa se Abarundi, nk'uko akunda kubyivugira ko akikijwe n'abanzi, ariko ko u Rwanda rudaterwa, ko we azajya abasanga iyo bari, akaba ariho abatsinda. Ngayo nguko Rosatom ya Kagame na centrale nucléaire ye, ndetse n'abadepite biyemeje kugurisha igihugu, bakakigurisha abantu bagamije inyungu zabo, bakakigurisha abategetsi badakunda abaturage, nabo ubwabo ubwo bakaba bari muri ako gatsiko, bakaba bariyemeje kwishyira ku rutonde rw'abazabazwa ibi bintu barimo gukorera abanyarwanda. Reka rero mu kanya nyuma yo gukomeza aka karirimbo, nze ngaruke baganirira ku zindi ngingo nabateguriye uyu munsi. Umuntu nyamuntu akunda amahoro, akayifuriza na bagenzi be, ahora ashaka icyamuteza imbere.
urakoze rero Cassier Twagirayezu, umuntu nyamuntu uwo ari we. Mu ngingo nari nabagejejeho ni ingingo ntari butindeho, ni nk'amakuru kugira ngo tuyasangire, kuba menshi mu mwarayakoreye ubucukumbuzi. Ndabizi ko abanyarwanda kenshi dukurikirana tukabasha kumenya ibibera ku isi, cyane cyane mu gihugu cyacu. Muribuka umwana w'umukobwa wakubiswe n'abadaso ndetse na executive. Uwo mwana w'umukobwa agakubitanwa hamwe na musaza we. Uburyo yakomeje gutaka, hanyuma ngira ngo abayobozi, guverinoma y'agatsiko ikabona ko ari ibintu bikabije, ko byari byageze kuri social media ahantu hose, bagafata bya nyirarureshwa abo babakubise ndetse bakabakatira n'iminsi 30 y'igifungo, ariko yarangira bakabafungura. Turabizi, turamenyereye mu Rwanda, kuko bari abantu baba barimo gukubita baba batumwe n'ubuyobozi, ntabwo baba babyitumye. Nabo babizi ko nibabikora bizabagiraho ingaruka, ntabwo babikora, kuko simpamya ko uriya mwana w'umukobwa hari icyo yari yabatwaye gituma bamwadukira bakamuhondagurira mu muhanda kugeza n'aho bamwangiza nyababyeyi. Nubwo ibyo mu Rwanda tubizi, za autopsy z'abaganga bagiye bamukubita zigaragaza ko nta kibazo yagize, ariko umwana n'ababyeyi be bakaba bivugira yuko yahuye n'ihungabana rikomeye kugeza n'igihe agiye kwiyahura, ariko ntapfe, anyweye umuti w'imbeba cyangwa se umuti wica. Nkumva agahinda kaba muri kiriya gihugu. Wabyukaga uriya mwana w'umukobwa na musaza we n'ababyeyi be, umwana yarabyukaga akigira mu turimo dusanzwe, dore ko ababyeyi be bavuze ko yashakishaga imirimo aho ibonetse, yaba guhereza ubuyede, ubufundi mu bafundi, cyangwa se gufasha umuntu ku murimo runaka nawe akamuhemba. Ako kari akazi ke. Abo ni babandi tuhahoze tuvuga batunzwe no kubaho umunsi ku munsi muri kiriya gihugu. Ukabyuka mu buzima bwawe utari witeguye ibintu nk'ibyo, ugahura n'impanuka nk'iriya, impanuka muntu, atari n'imodoka yacitse feri cyangwa ikindi kintu warangaye ngo ugende ugwe mu mwobo uvunike, ugaterwa n'abantu bitwa ngo ni abayobozi bafite ubwenge, bakaza bagafata abana bangana kuriya, urubyiruko, bagahondagura imigeri, inshyi zo mu matwi, kurindaho bamumugaje kariya kageni, kurindaho ageze igihe cyo gushaka kwiyahura. Ubwo musaza we ntavugwa. Uriya umukobwa niwe wahuye n'uruva gusenya, musaza we amarira atemba ajya mu nda. Hanyuma abantu bakirwa bavuga mu Rwanda ni amahoro. Ese amahoro mutekereza ko ari ukuba nta minwa y'imbunda irimo kuvuga, nta masasu arimo kuvuga, nta bombe zigwa? Amahoro ni ariya. Amahoro ni ukuba ufite viziyo, warabyaye abana 3 cyangwa 4, ukavuga uti aba bana bazabaho, baziga, bakure, bashyingirwe cyangwa bashake, bubake ingo zabo. Ukaba ufite viziyo y'imyaka 30-35. Nanjye icyo gihe nzaba afashe passion, nkomeze ubuzima busanzwe. Ayo niyo mahoro. Mujye mureka kubeshya abantu ngo mufite amahoro. Amahoro yayo? Nta mahoro mufite. Amahoro mutubwira ntayo, dukurikije ibibera mu gihugu cyanyu. Ubundi njye sinjya mfata umwanya munini wo kuvuga kese nk'izi ngizi, kubera yuko ni ibintu biba bibabaje. Mashaka gutanga ikiganiro kireba abanyarwanda muri rusange, ariko kese nk'iyi ni kese ibabaje ku buryo kutayivugaho kwaba ari uguhemukira abanyarwanda. Aho abategetsi, kambita abategetsi ko si abayobozi, bakoranira hamwe, bagakoranira ku muturage wo hasi, bakamuhohotera kugera no ku rwego rw'umuganga. Ubundi kwa muganga iyo umuntu yahageraga wariruhutsaga, ukavuga uti aho ndakize. None kwa muganga usigaye ujyayo bakagenda bagutera sentiri ngo urwaye sida, ngo uyu ni wa mukobwa. Umuganga akavuga ibyo bintu, yarangiza agakomeza gukorera ubuganga bwe nta kibazo. Mwumva igihugu tugezemo. Ese ubundi nanjye ndabarenganya? Bareka imvugo z'umuyobozi wabo,
ujya kuri mikoro hari ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage ngo azarasa abantu ku manywa y'ihangu cyangwa azabahondesha inyundo bakabura kuvuga ariya magambo cyangwa gukora ibyo bakora. Birababaje. Uriya mwana w'umukobwa yihangane, ntabwo ari ukubivuga gusa, akwiriye gukomeza umutsi, agakomeza gukurikirana aba bantu kuzageza igihe aherewe ubutabera. Ingingo numva ntari buyitindeho. Indi ngingo nari navuze kwari ukugira ngo gusa nerekane agahinda uriya mwana w'umukobwa yagize, mburire n'abanyarwanda muri rusange baba bicaye bavuga ngo biriya birareba, ngo biriya bikungu bikize biri hariya. Numvise Mironko bavuga ko ngo bamufunze ngo yibaga umuriro riri, ariko se niba uyu muriro, reka tuvuge ko nawe umuntu ufite uruganda rutunze abantu bangana kuriya, hari kumenya gukora icyaha no kureba ingaruka icyo cyaha umuntu wagikoze ugiye guhana kiri bugire mu batuye igihugu. Yabuze amafaranga yo kwishyura, habuze se amande bamuca. Ubu se abaturage b'abanyarwanda bangahe b'imiriro muri kiriya gihugu? Hanyuma se barafunze? Sam Nkusi nigeze gukora raporo y'ibigo bya leta n'amashuri byiba imiriro bikoresha umuriro mpaka amafagitire n'amafagitire. Auditeur General ntiyakoze ibigo bya leta akabitondekanya, harimo na za Université Nationale y'u Rwanda itishyura umuriro. None se barabafunze abayobozi babo? Harangiza ngo Mironko ngo yibye umuriro, barega bakabikwirakwiza. Reka sinakubwira ko byabaye kwa Mironko, ibinyamakuru bigahurura ngo Mironko ngo yibye umuriro. Ubundi se Mironko nka diregiteri w'ikigo bigeze bajya kumubona akonekita umuriro insinga, ahinduranya insinga ngo konteri ntibare? Nta batekinisiye baba muri urwo ruganda bafasha abo ngabo bakabaca amande, uruganda rugakomeza, hadafasha umuntu w'umusaza wari wibereye aho ngaho yikorera akazi. Niba hari ibindi bamurega ntibabivuga, ariko bareke gukomeza kumurindagiza mu manza zidafite akamaro. Umuriro se ubwo byo mu Rwanda birababaje kubivuga gusa. Umuriro wonyine Mironko n'uruganda rwe, hanyuma ngo yibye umuriro. Ababikora barahari. Mironko ni PDG, ni President Directeur General w'uruganda rwa Mironko Plastic Industries. Kuki batajya mu bakozi arabwira ati umukozi wanjye n'uyu niwe wari uri kuri ikigero runaka? Niba ari we wabibye, noneho umukozi nawe azavuga ati ni databuja wansabye kujya kwiba uwo muriro, bamuca amande, akomeza uruganda ruraninga, n'igihugu cyunguke kandi n'abanyarwanda bakomeze kunguka. Ibintu byabo byose ni uguhanisha, ngo kwicisha inyundo, ngo isazi, ubugome, kubita, gufunga, gusebya. Nibyo biba muri kiriya gihugu. Ntabwo bashobora kumva yuko hariho inyungu z'umuturage zigomba guhara. Ubwo se ruriya ruganda nirufunga barababumbutse? Ariko nanjye nigize nkana kuko ntacyo abaturage bababwiye. Ngayo nguko rero, iyi nkuru nayo ntabwo ndi witindeho. Ni kwaro kugira ngo gusa mbasangize ibibera muri kiriya gihugu, kugenda tubinyuramo kuko ibyinshi tuba tubibona, byinshi muba mubibona, uburyo abanyarwanda bakomeje guhohoterwa, buri muntu wese arabibona. Ahubwo komeza kubivuga gusa nta gikorwa nicyo kibazo. Abanyarwanda dukwiriye kumenya kwirwanaho no guhaguruka. Nkangurira abanyarwanda bose guhaguruka, tugafatanyiriza hamwe, tukanga guhemukirwa. Niko abanyarwanda babayeho. Abanyarwanda barahagurukaga bakikiza ikibi. N'iyo leta irimo gukora ibyo irabizi neza yuko yicaye, cyangwa se abayirimwo bicaye bakavuga bati twanze kuba mu buhunzi, igihugu cyacu nticyuzuye. Ntabwo kimeze nk'uko babikivuga ko ari nko gusuka amazi mu kirahure
iyo wongeyeho andi cyuzuye arameneka. Dukwiriye guhaguruka tugaharanira uburenganzira bwacu. Abo bakiyobora ushyizemo n'uwo Kagame barabizi. Abanyarwanda rero nabo birirwa bahura n'izi ngorane nibareke kubavugira. Aya marira birirwa basuka kuri za mikoro aho byabashije gukunda, abenshi ni abatavuga, nibahaguruke. Ntabwo hari abanyarwanda bari sipesiyare kurenza abandi. Abanyarwanda twese dukora kimwe, dukoze kimwe, dutekereza kimwe, mu moko yose, mu madini ayo ari yo yose, dutekereza kimwe. Nibahaguruke rero birwaneho, kuko nibatirwanaho nta wundi ubibabereyemo. Abakomeje kubabeshya barababeshya igihe kirekire, nibakomeze guharanira uburenganzira bwabo. Indi nkuru, mbere y'uko ngera ku nkuru ya nyuma isoza ikiganiro nabateguriye kuri umunsi wa kabiri, ni inkuru irebana n'itandukana ry'imiryango. Nayo ntabwo ndi buyitindeho cyane, nigeze kubivuga nkitangira ko mu Rwanda ikikwereka igihugu gifite ibibazo ni aha ngaha ushobora kubihera. Aho abantu ubona ubu noneho batangiye gutandukana nk'inzu zishya, umwiryane uri mu Banyarwanda, umugore n'umugabo barashiyagurana, nta mahoro ari muri kiriya gihugu. Abantu baririrwa batukana, baririrwa barwana, umunsi bakajya mu rukiko bakajya gusaba gatanya. Ndabyibuka ku gihe cy'ababyeyi bacu, akenshi iyo abantu bajyaga mu rukiko gusaba gatanya, abacamanza barabwiraga bati ngaho nimugende mufate amezi 2, 3, 5, 6 muzagaruka. Bati hoya turashaka gutandukana, bati hoya nimugende mufate amezi mubitekerezeho neza, muzongere mugaruke, tubahaye iyo tariki abaribwo muzongera kugaruka. Abenshi basubiragayo cyangwa ntibanasubireyo baranamaze kumvikana. Wasangaga ingo zikomeye, ari ryo shingiro rya byose. Simfe bya bindi voda yavugaga ko ngo musenyeri ntakavuga ibibazo biri mu ngo. Ubu si ibyo yavugaga, si ibi ngibi ntibigaragaye, usibye guhishahisha. Umuntu witwa ngo yari muri opozisiyo avuga ibibazo yirwa kuri za BBC, reka sinakubwira, yarangiza ngo musenyeri naceceke ngo ibibazo bibera mu ngo ngo ntabyo azi, kuko atashatse. Ubu se wowe washatse uri kumwe n'urugo rwawe? Wowe Evode washatse uri kumwe n'urugo rwawe? Ubu se iyo ubona mu mwaka umwe ingo zikuba 10,000, 1,100 cy'ingo zatandukanye mu 2018, 2019 ingo 8,900 zigatandukana. Ibi ni ibyandikwa n'ikinyamakuru cyanyu cyangwa se ikinyamakuru cya leta, kuko iyo leta yo ntunakirimo. Uratekereza ko ibi atari byo bibazo musenyeri yavugaga biri mu ngo? Ariko kubera gushaka kwigaragaza neza no gushaka guhaguruka mu ruhame, gufata ijambo ngo ibyo bibazo ntabihari, ntabyo abona, ngo abibwirwa n'iki utarashatse. Si ibise, hari umushiha, hari umunabi. Abanyarwanda baragowe, bafite ibibazo, barababaye, ntacyo kurya gihari, baritana ba mwana. Abana barirwa barira, umugore agafata utuntu twe akagenda. Nabivuze, izi ningo zibasha kugera mu butabera, izi ningo z'abifite. Ariko ingo z'abaturage ziri hasi, abaturage bari hasi baba kenshi baranabanye batanagiye no gusezerana cyangwa batagize gute, ubu byo ntiwabara. Ibi ni ibitangwa na Minisiteri y'Umuryango. Ubu se u Rwanda ruragera, izi mfubyi zizabaho zite? Zose zizarera ingo zabo zite? Urwo ni rwo Rwanda RPF Inkotanyi irimo kuraga Abanyarwanda. Uru Rwanda rw'umwiryane, rw'umushiha, u Rwanda rw'abahakirizwa batarengera Abanyarwanda, batavuganira Abanyarwanda, ahubwo babayeho mu gushaka guhakwa no kuzuza inda zabo gusa. Twiriye gukanguka tukabona ko igihe kigeze
kugira ngo ubutegetsi buhinduke. Majoro Retired Mudasiru hamwe n'urubyiruko rwe 25 bafatiwe mu misozi ya Minembwe cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, baroherejwe na P5, nabo bongeye kwitaba urukiko uyu munsi. Wenda sindi bujye cyane mu by'imanza zirimo kubera hariya n'ibyo bandika mu binyamakuru, ndashaka kugira ngo nze kubihuza n'ingingo ya nyuma ya opozisiyo, kuko akenshi iyo umuntu areba ibintu bibera muri opozisiyo n'uburyo abanyapolitike dufite bakora politike, usanga ari ibintu bibabaje cyane. Uyu Mudasiru mwamubonye bamufatiye muri ariya mashyamba. Uyu Mudasiru mu kanya nk'ako guhumbya RNC n'abayiyoboye bati ntabwo tumuzi. Ariko koko ni akaga, ni ingorane. Aba bana buri ahantu bafungiwe, za sentiri birirwa babatera, imigeri birirwa babakubita, bibutse ko abajyaga kubarokirita, ababavanagaho bari babajyana ngo ku rugamba rwo kwibohora, bababwira yuko nabo bafite uburenganzira, ko no mu mategeko yawe ni abanyamategeko bagahaguruka rwose. Mu itegeko rya Loni rirahari, iyo ubutegetsi buriho bunaniwe gusubiza ibibazo abenegihugu bafite uburenganzira bwo guhaguruka bakirwanaho. Okay, abana bagahaguruka bakagenda, ntibafashwe uticwe, bakubaza uti simbazi, urakanabivuga gutyo uvuga uti ndimo nditabara wenda batazabingerekaho. Ariko se inyuma y'inyegamo, wa mugani wa Marara, behind curtains, ukora iki gishobora kuba cyafasha abo bantu? Ni iki se wakoze? Ubu se ninde muntu wundi uzongera guhaguruka ngo ajye inyuma yanyu abona bariya abantu bandagaye hariya n'abandi basigayeyo mwataye, arangiza mukajya aho ngaho? Ubwo rero muzajyaho mubwira abanyarwanda ngo twebwe dukunda abanyarwanda, turashaka kubabohoza, Kagame yarabishe, nabo mufatanyije mubihakana ku manywa y'ihangu. Ngo uriya Mudasiru ari hariya niwe wenyine. Ben ntiyagiye, ntimutangiye kumwihakana, ntimumuburishije, ntimutangiye kuvuga ko yagiye mu bintu bye mutabizi. Ariko Ben yagiye mu bintu bye mutazi, yagiye tutabizi, reka sinakubwira. Mbese ubwo Ben yarahagurutse umunsi nk'uyu nk'umwe, aterura abantu numva muvuga 300, 500, 1000, RNC itabizi, arangije abakusanyiriza ahantu hamwe. Ben aragenda ajya muri misiyo ze RNC itazi. Ntimukajye mubeshya kuko igihe kirageze kugira ngo umwijima umucyo uwuganze. Yaba RNC n'iyo P5 mwirirwa mwishe muri ayo mashyaka, muvuga ibintu mwoshya abantu, barangiza bagahura n'ingorane mukabigarika. Habe no gushaka urupfusha amadolari, amafaranga mwirirwa mwakira ngo murimo murafasha abanyarwanda kwibohora, mwarangiza uhuye n'ingorane, uhuye n'ibibazo, ubusa uwanyu. Ubwo se mukunda abahe banyarwanda? Bo si abanyarwanda, bo ntabwo ari abanyarwanda. Mubafashe iki se? Mwashatse avoka, mwashatse byibura famiye zabo aho ziri, mugira ikintu muzimarira, byagenze biti? Nimuseruke tubyumve tubimenye. B'ibyabo baba babivuze, bakabivugira hariya, bakavuga ko ntacyo na kimwe mwabamariye. Nimube abaridazi beza batitakana
abo bakorana nabo igihe bageze mu byago. Ni nko kuba washaka umugore cyangwa umugore agashaka umugabo, wagira utya wahura n'impanuka akaguru kacika ati bayi bayi, sinigeze nkumenya, sinkuzi. Muratinya yuko ngo bazabashyira mu manza, ngo muratinya iki se? None se hanyuma mujya gutekereza uwo mushinga mwari muzi ko bizagenda bite? Ugomba guhaguruka. Ubu se Twagiramungu ko avuga ati igihe cyose FDLR izatererwa tuzakora uko dushoboye tuyivuganire tuyitabare. Kuyitabara kundi si uko umusaza ugeze muri kiriya kigero azajya guheka imbunda ngo ajye kurwana, ariko byibura azavugana ati mureke kurasa bari abantu. Ese mwebwe guseruka mukajya kuri radiyo mukavuga muti turamagana ifungwa rya bariya abantu birwanaho, abantu bacu bari bari hariya bategereje gufasha kugira ngo u Rwanda rubohoke, bibatwaye iki? Ubu se FPR irwana mwavuyemo, FPR mwebwe mwaturutsemo irwana yigeze ihakana kutarwana? Ntabwo mwigeze mubona ba Rudasingwa bajyana amabaruwa muri Nations Unies? Yarabihakanye se? Niyo mutabasha gukora diplomasi ituma mwemerwa, mwikoshya n'abantu ngo bajye mu bikorwa byanyu byo kubarwanirira, kurwanira inyungu zanyu, nibarangiza babure, nibarangiza bicwe, mwicecekere. Ibyo byari kuri Mudasiru na bagenzi be hamwe n'abandi bagiye bafatwa, abandi baburirwa irengero. Twari turimo mvuga Ben mu kanya uburyo yabuze, aho kugira ngo abantu bagire agahinda bababazwe n'umuntu wabuze, bakora uko bashoboye kose, bakora hasi no hejuru bajye kumushakisha, bahumuriza umuryango. Ikintu cya mbere ni virusi, biriya ni virusi. Ese wabivuze cwe, uyu wabivuze nta kibazo, ahubwo uwabitangaje niwe kibazo. Ngiyo opozisiyo, abo nibo turimo kwirukanka inyuma ngo tuzajye kubohoza u Rwanda. Waba udakunze abo muri kumwe, ukajya gukunda umunyarwanda uri mu Kinigi, ukajya gukunda umunyarwanda uri i Rwamagana, mutari mwahura. Ben yatanze amaboko, atanga ibitekerezo, atanga amajoro, atanga umuryango, atanga ubutunzi. Ntumukunze, ntumugiriye impuhwe, hanyuma ngo uzajya kugirira impuhwe Karinijabo uri i Musambira utazi, utari wabona? Mu urugero ntanze, niba abayo ambabarire, ntago mvuze ko ari muri RNC. Ni urugero nitangiye, ahangaha hatazagera nkotinga ko Karinijabo w'Musambira aba muri RNC cyangwa muri P5. Ni urugero. Uzamugirira impuhwe ute? Opozisiyo kugira ngo yiganzure Kagame biri kure nk'ukwezi. Niba dukomeje gukora dutya, tukaba tutagira urukundo, tutagira ubuvandimwe, tutarwaniranira ishyaka, umuyobozi akazaba aho ngaho azi ko abayobora aribo bazamurwanira ishyaka, bazamuvuganira, hanyuma we igihe abayobora bahuye n'ibibazo ntagire ikibazo, ntagire ikintu na kimwe. Nigeze kumva abana babiri baturukaga za Malawi bagiye mu nama y'urubyiruko yabereye muri Afurika y'Epfo, itumijwe na Frank Ntwari. Abo bana bageze ku mupaka barabazirika, barabafata, ariko sinigeze numva na rimwe Frank Ntwari ngo ni komishona w'urubyiruko ngo muri RNC n'amagarade menshi n'ubuhangange abaza iby'abo bana, kandi niwe wari wabatumije mu nama. Ubwo se wabuzwa n'iki kuvuga ko ari we wagize uruhare mu kubura kw'abo bana? Abana b'urubyiruko n'uyu munsi umuntu atazi aho baherereye. Ubwo uko niko niyo kamaraderi, ubwo nibwo busangirangendo. Ntiyavuga byinshi muri opozisiyo, ntabwo ibyo biri muri RNC gusa, nta nubwo biri muri P5 gusa cyangwa se P4 cyangwa P3, biri n'ahandi no mu yandi mashyaka.
aho munanirwa kumvikana ku kantu gato abantu bagatangira kuguhimbira kuri uwa Kigali, bagatangira kukuvuga amagambo, bagatangira kurara kuri za ordinateri bashakisha ngo uyu ngo harya ngo yavuganaga nande, kandi mbere mukibana mukiri sheri shushu ibyo ntiwajyaga kubishakisha, ariko kuko mwatandukanye hari ibyo mutumvikanyeho ubwo mutangiye kuryana. Ibyo mwigeze mubyumva, hari struggle mwigeze mwumva zibaho zirwanwa gutya? Opposition itagira abantu bayibwira ngo bayibwize ukuri, ntabwo tuzigera twigaranzura Kagame, kandi kuvuga ukuri niwo mucyo. Kuvuga ukuri ntacyo bitwaye. Uyu munsi ushobora kuvuga uti ibyo uvuga urabeshya, ariko njyewe mba mvuga nti niba mbeshya uze tujye kuri radiyo twicare mu kiganiro, hanyuma uzambwire ko Mudasiru na ekipe ye utabazi, ubwo njye nzakwereka ibimenyetso, so murakoze. Reka bavuga ngo ay'inzuki ubuki ntibwaribwa, reka nsoze ikiganiro nabateguriye kuri uyu munsi mvuga nti hamwe n'ibyo byose dukomeze dusunike, dukomeze duhangane, dukomeze umutsi mu mashyaka turimo, ntituborohere rwose, ntitworohere abashaka kutuvanga, ntitworohere abashaka kuduteranya. Dukore uko dushoboye kose kugira ngo dutahirize umugozi umwe, ndetse niba na ngombwa dukore uko dushoboye kugira ngo dushyireho amatsinda duhuriyemo, amatsinda y'abiyumva kimwe, bumva bafite gahunda zimwe, cyangwa se niyo gahunda zaba zitandukanye ariko bakagira ibyo bahurizaho bemeranyaho, bakorane, hanyuma hazabeho n'itsinda rinini ryo kubasha kumvisha Kagame ko akwiriye kureka igihugu kikigenga, akwiriye kureka abanyarwanda bakabaho mu mutuzo, akwiriye kumva yuko uko yari afite ishyushyu ryo gutaha mu gihugu cye, ari nako abandi natwe n'abandi nabo bafite ishyushyu ryo gusubira mu gihugu cyabo. Uko byagenda kose rero nawe arabizi, yabaye hanze mu buhungiro, nawe arabizi ko uko byagenda kose igihe kizagera abanyarwanda bagasubira mu gihugu cyabo kandi bakabaho mu mudendezo. Abantu bari bizeye yuko ibyo FPR Inkotanyi yaje ivuga izabishyira mu bikorwa, ariko nk'uko mwabibonye umushinga FPR yazanye ntabwo ari wo yavugaga, ntabwo ari wo yatahukanye cyangwa yinjiranye mu gihugu. Reka rero mbashimire abantu bose twakurikiranaga ikiganiro kuri radiyo Ikamba, ikiganiro cyo ku munsi wa kabiri mugezwaho nanjye Jean Paul Ntagara. Nakagaruka rero, tuzakomeza tuganire kandi tuzakomeza tuganiriza abanyarwanda igihe cyose tuzaba dufite umwanya. Umunsi mwiza aho bwakeye, ijoro ryiza ku bagiye kuryama. Utaha tuzagaruka tubaganiriza, ubwo azaba ari kuwa kabiri utaha. Mukomeze mugire ibihe byiza, bye bye.